Duherereye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiramuruzi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abanyerondo bishe umuturage bamwica urupfu rubi cyane, ubwo bamwishe bamukase izosi, ndetse kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda ubwo bamwe bavuye mu nshingano zabo bakaza guhurura. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi bano banyerondo bishe uno muturage bakamwica urupfu rubi cyane. Ni mu gihe abanyarwanda cyangwa abaturage batuye mu murenge wa Kiramuruzi bavuze yuko bano banyerondo bakunze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Barakabyumvise uko biratubabaza muri igihugu cyacu cya Kagame gifite umutekano usesuye. Nuko ntabwo numva ko ngiye umuntu niba yishe undi muntu bagakwiye kujya bahita bamwica kuko kumufunga byabo abakomeza akabaho kandi akari birabibangamira. Baje rwose umusurambe bamutera ibyuma, bamaze kumutera ibyuma baramukubita bamukata n'umutwe. Mana uwa kabiri baramwica urushinyaguro nta byireberaga n'amaso ya nuko umuntu aburuka ajya no kuri kwima inzego z'umutekano n'ubuyobozi muturenganure muri mudugudu kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho kuko njye n'ubu tuvugana umutekano ngira umukangaratete. Abandi baturage bose babateye mu bintu byo kuba ngo yageze igeje aho ugerageza gutangira amakuru kujye umera, ariko njye ntabwo nashira icyaha kandi nkireba ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye, kandi nabona kangurira kujya batangira amakuru kujye bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi nagasuzuguro ndetse n'indengakamere yose rwose nshingiye ku baturage. Mu gihugu cyacu cya Kagame igihugu ni tamborari, aha Kagame yagikwiye turahazi, tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe. Ibintu nakarengana abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi bahanwe by'isasu. Ubundi ngiye nk'abaturage tugomba ko tugomba ko umwe w'umuntu yishinja bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu. Ibyo uvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije, ibintu ntabwo babyumvikana rwose. Mu dukorera ubuvugizi Mana tugahakira mu gihugu n'igihe mba numva ntabwo muri iki gihugu cyangwa nkikira ahandi hantu njye ndikavukira inanga, ariko ibintu ntabwo nari nakuze mbyumva ariko bitangiye kuza vuba hazemo amashyari mu baturage mu bikema amakimbirane, imitekano yacu iri mu kangaratete. Ejo bundi rwose umusirikare yasanze umugore wari kumuca inyuma, umugore yahita yiyaho. Ibyo wenda ntitubitinde kuko ni ingeso mbi z'abagore badashobora kwihanganira abagabo babo, ariko rero ibintu by'urugomo buranga ubujura iki kwica abantu abasore babiri gusa batubabaje. Ntabwo nabona n'ukuntu mbivuga pe n'agahinda gusa. Mudukorera ubuvugizi rwose nkamwe nka Kidasamura TV cyangwa Kidasamura mudukorera ubuvugizi n'ukuri kw'Imana pe mutubabarira mu gukora ubuvugizi. Ibintu ntabwo RIB byinjiremo tumenya abagizi ba nabi ibintu baba bakoze ntagabareke. Duherereye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiramuruzi ahabereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Abanyerondo bakurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko wari ufite umuryango w'abana babiri ndetse n'umugore, bivuze ngo yari afite famiye y'abantu 4. Rero uyu musore yishwe kuri iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba, ubwo abanyerondo bamwishe urupfu rubi cyane bakamwica bamutemaguye ubwo bamukase izosi. Ibi ngibi abaturage bavuze yuko iki ngiki ari icyaha cy'indengakamere bano banyerondo bakoze, bafatwe bafungwe kandi bakatirwe urwa burundu. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi bano banyerondo bakurikiranwe icyaha cyo kwica umusore uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Abaturage bavuga yuko bano banyerondo bakunze gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bavuga yuko ari n'umwana baherutse gukubita baramukomeretsa, uyu mwana ajyanwa kwa muganga. Bano banyerondo basaba imbabazi ndetse bavuza no bakubise baza kubabarirwa, none bongeye gukora ikindi cyaha cy'indengakamere. Ubwo uyu musore bamukubise bamuziza yuko yanze gutanga amafaranga y'umutekano, ngo ntago bishyurwa neza kubera ko adatanga amafaranga y'umutekano. Rero ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi kugira ngo abakurikiranweho ibyaha bashinzwa byo kwica umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Hano turi kumwe n'abaturage bari budusobanurire byinshi, bari butange amakuru banatanga ubuhamya. Mureke dukurikirane ibyo abaturage bavuze cyangwa ubuhamya batanze n'ibimenyetso batanze, muraza kugenda mubyiyumvira hano kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Ariko nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka dutangire n'abaturage uburyo ki batanze amakuru. Urupfu rw'uno muntu byagenze bite? Ese bana banyerondo basanzwe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi? Biratubabaza muri igihugu cyacu cya Kagame gifite umutekano usesuye. Nuko ntabwo numva ko ngiye umuntu niba yishe undi muntu bagakwiye kujya bahita bamwica kuko kumufunga byabo abakomeza akabaho kandi akari birabibangamira. Baje rwose umusurambe bamutera ibyuma, bamaze kumutera ibyuma baramukubita bamukata n'umutwe. Mana uwa kabiri baramwica urushinyaguro nta byireberaga n'amaso ya
ni uko umuntu aguruka ajya no kuri kwima inzego z'umutekano n'ubuyobozi muturenganure muri uyu mudugudu kuvuga cyangwa ngira icyo ndenzaho kuko njye n'ubu tuvugana umutekano ngira umukangaratete abandi baturage bose babateyemo ibintu by'ubwoba ngo ugerageza gutangira amakuru kujye umenya ariko njye ntabwo nashira icyaha kandi nkireba ngomba gukorera ubuvugizi abaturage duturanye kandi nabo kangurira kujya batangira amakuru ku gihe bakavuga ko ibintu babibona kuko ibi ni agasuzuguro ndetse n'indengakamere n'ihohoterwa rishingiye ku baturage muri igihugu cyacu cya Kagame igihugu n'itamborari aha Kagame yagikwiye turahazi tugomba kujya dutangira amakuru ku gihe ibintu ni akarengane abantu bakoze ibintu bakurikiranwe kandi harimo byisasu ubundi ngewe nk'abaturage tugomba ko muri bo muntu yishinja bagomba guhita nabo bamwica kugira ngo yumve uburibwe bw'icyo kintu ibyo uvuga ngo baramufunga rwose mba numva bidahagije ibintu ntabwo biba byumvikana rwose mu dukorera ubuvugizi Mana byo mu gihugu n'igihe mba numva ntabwo muri iki gihugu cyangwa nkikira ahandi hantu njye ndikavukira inanga ariko ibintu ntabwo nari nakuze mbyumva ariko bitangiye kuza vuba hazemo amashyari mu baturage mu bikema amakimbirane imitekano iri mu kangaratete ejo bundi rwose umusirikare yasanze umugore wari kumuca inyuma umugore yahita yiyaho ibyo wenda ntitubitinda kuko ni ingeso mbi z'abagore badashobora kwihanganira abagabo babo ariko rero ibintu by'urugomo buranga ubujura kwica abantu abasore babiri gusa batubabaje ntabwo nabona n'ukuntu mbivuga pe n'agahinda gusa mudukorera ubuvugizi rwose nkamwe nka Kidasamura TV cyangwa Kidasamura mudukorera ubuvugizi n'ukuri kw'Imana pe mutubabarira mudukorera ubuvugizi ibintu ntabwo ari ibi byinjiremo tumenye abagizi ba nabi ibintu baba bakoze ntakabareke. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.